mwese aho muri hose turabasuhuje kandi mwahisemo wa Ferdinand Uwimana n'amasaha y'ibigezweho cyane muri aya masaha. Imyaka 25 irashize igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya basinyanye amasezerano arebana no kuba bavandimwe kuko banaturanye bakaba inshuti bakanakorana ibintu mu buryo bwa kivandimwe. Hari ku itariki 16 z'ukwa karindwi mu 2001 nibwo ayo masezerano yasinywe hagati y'ibihugu by'ibihangange muri iyi si, Ubushinwa n'Uburusiya. Ese bahuje icyerekezo kimwe muri iyi si irimo impinduka zikomeye cyane, bahuje icyerekezo ku bibazo by'intambara zikomeje kuzengereza isi. Urugero ni nk'iyo mu burasirazuba bwo hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bahagaze he kuri intambara? Turi kumwe n'abahanga, turi kumwe na Professeur Celestin Ntivuguruzwa n'umwarimu muri kaminuza nakurikirana cyane politiki mpuzamahanga. Professeur Celestin, ikaze mu isi ya none. Murakoze cyane Ferdinand. Yego. N'abadukurikiye ndabasuhuje. Yego, barakumva mu buryo bw'umwihariko ingingo tugiye kuganiraho dufatiye ku Bushinwa n'Uburusiya. Warayikurikiye cyane kuko wabaye no mu gihugu cy'Uburusiya, bituma n'abantu bamenya n'amakuru yisumbuyeho cyane. Mu Burusiya wabaye imyaka igera mu 8 gutyo. Wabaye mu bihe bice Professor? Mu Burusiya nabaye imyaka 10. 10. Agicware natashye hasigaye iminsi 8 kugira ngo imyaka 10 yuzure neza. Ni 10. Nabanje kuba mu umwaka wa mbere nawubaye hariya Donetsk hariya muri Ukraine. Habaye muri Ukraine ariko ubu harongeye haba mu Burusiya. Niho nigiye Kirusiya, hanyuma umwaka bawita faculté préparatoire cyangwa se preparatory faculty, aho twiga Kirusiya tukiga n'amagambo menshi akoreshwa muri programu academique ugiye kwiga muri kaminuza. Hanyuma umwaka urangiye noherejwe gukurikira programu zari zanjyanye muri university yari izwi cyane ya St Petersburg State University. No Putin yizemo. Putin yo yizemo ariko ntago twiganye. We yigaga d'abord n'imbere yanjye, nuko kwa kundi ubona umuntu uzwi ugashakisha amateka. Yigaga yarakuze imbere yacu. Ariko mpiga nahabaye ahubwo ari vice mayor wuriya mujyi wa St Petersburg. Vice mayor wari ushinzwe cyane relations internationales n'ibintu by'ubukungu. Muri ibyo bihe watemberaga mu gihugu cy'Uburusiya mu bijyi itandukanye? Twaratemberaga, byari byoroshye kuko abanyarwanda babaga mu mijyi itandukanye, tukajya gusurana mu biruhuko. Akenshi abanyarwanda babaga ari n'abahanga cyane, nta bizamini byo gusubiramo twabaga dufite mu mpeshyi, ku buryo wasanga nk'ukwezi kwa 7 no kwa 8 dufite umwanya uhagije. Itike zari zigihendutse, umuntu ashobora kugenda n'indege, ashobora kugenda na gari ya moshi, akajya ndetse no mu bihugu by'Uburayi cyane cyane nko mu Budage, mu bihugu byari bigize Soviet Union, Ukraine, Belarusiya, za Tajikistan, za Kazakhstan. Kugenda byari byoroshye, Aeroflot yari ikiriho. Kugenda byari byoroshye ndetse ku buryo byatumaga abantu batembera banasurana bakareba n'icyo gihugu babamo, bakamenya n'imico yaho nuko hameze. Byari byoroshye kandi bihendutse. Ku itariki 16 z'ukwa karindwi mu 2001 Uburusiya, ubwo ni nyuma y'isenyuka ari cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, nibyo basinyanye, Abarusiya basinyanye amasezerano n'Abashinwa yo kubana nk'abavandimwe no gukorana mu buryo bw'ubucuti cyane cyane. Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu kuko binywanye. Urebye ni ibihugu ubu ngubu binywanye, ariko ntago ariko byahoze. Byagiye bitera imbere mu bihe bitandukanye, ariko kubona imibanire yabyo ndetse n'ubuvandimwe ndetse no gukorana bigenda bitera intambwe ishimishije kuva iriya Repubulika bayita People's China Republic yashingwa muri 1949. Hari ibibazo byinshi kubera ko buriya Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu bituranye cyane kandi binini, kuko mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya Ubushinwa buhana urubibi rw'ubutaka
nta kindi kintu kirimo ari ubutaka ku buryo bitagaragara hari imipaka ibirometero bigera mu 4,200 urumva ni umupaka muremure cyane ikindi abantu bakaba bashobora gutambuka bamwe cyane cyane nk'abashinwa bajya gutura mu Burusiya bigeze rero no kugirana n'ibibazo by'imipaka aho bari bafite conflicts ntabwo bigeze barwana ariko wabonaga harimo za tension kubera ibibazo by'imipaka kubera ibibazo byo mu mazi ndetse n'ubucuruzi hagati yabwo bitagendaga neza ariko uko byagiye bizamuka kuva muri 1949 kugeza noneho buriya nari amasezerano impamvu yasinywe bakayita kuriya bakayita yuko ari amasezerano yo kubana nk'abavandimwe ndetse n'abaturanyi ndetse n'imikoranire myiza nuko hariho gukemura ibibazo cyane cyane ibyo by'imipaka umuntu rero yavuga yuko ubu ngubu wavuga yuko ntabwo ari abariye nka kuriya bavuga ngo nabariye wenda nko mu bya gisirikari ariko bafatanya mu bintu byinshi ikindi buriya impamvu nubwo bahana urubibi nk'umupaka mu rwego rw'umubare w'abaturage bafite Ubushinwa butuwe na miliyari na miliyoni hafi 441 z'abaturage ugasanga Abarusiya bo batuwe na miliyoni 144 miliyoni 144 z'abaturage urumva ni nka kimwe cya 10 cy'Ubushinwa ariko iyo bateranye bombi bakagira miliyari imwe hafi na miliyoni 550 z'abaturage usanga bagize hafi kimwe cya 5 cy'abaturage batuye isi yose urumva rero ni isoko rinini kandi ryegeranye urumva iyo abantu bafite umupaka wo ku butaka hafi ibirometero 4,200 ku buryo rero mu rwego rwo kubana no gukorana n'ubucuruzi usanga nanone n'ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu kuva ayo masezerano yasinywa mu 2001 kugeza ubu yavuye hafi kuri miliyari 11 z'amadolari ku mwaka ubu ngubu ageze hafi kuri miliyari 245 ikindi nuko iyo mibanire yatumye bavumbura ikintu gikomeye ko gucuruza hagati yabo bombi bitakiri ngombwa ko bajya gushakisha idolari kugira ngo bishyurane ahubwo bumvikana ko bazajya bishyurana hagati ya mu mafaranga yabo iki nacyo ni ikintu gikomeye ku buryo ubu ngubu mu mibare dufite mu mwaka w'2024 ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya bishyurana mu mafaranga yabo ku kigero cya 90%. Ibyo rero bigaragaza uburyo ukuntu bakorana ku bibazo mpuzamahanga ndetse n'ubwo hateraga icyorezo cya covid ndetse n'uburyo bafatanya no mu bindi bibazo biri mpuzamahanga ubona yuko ubuvandimwe bwabo n'ubufatanye bigenda bitera imbere cyane ku buryo kuri bo ndakoresha amagambo ya nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov ubwo yavugaga kuri iyi anniversaire y'imyaka 25 y'ayo masezerano wavugaga ndetse na His Excellency President Putin ubwo yari mu Bushinwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ari nabwo bishimiraga imyaka 25 ishize ayo masezerano asinywe ndetse hagati ya mugenzi we Xi Jinping bumvikana ko bagiye kuyongera ku yindi myaka 25 bagaragazaga intambwe zatewe muri areas zitandukanye z'imibanire imikoranire turi buzenda kubigarukaho ubona kuri bo ntabwo ari ibirori byo kuvuga ngo kwizihiza imyaka 25 ishize ahubwo no kongera kwereka isi yuko